Haleluya, haleluya. Twongeye kubona umwanya kugira ngo dushobore kuganira ku mubano w'abana b'Imana, ko bagomba kubana, kuganira. Turifashisha umurongo uri muri Yakobo igice cya mbere, umurongo wa 19. Uravuga ngo, nuko rero bene data bakundwa, umuntu wese yihutire kumva, ariko atinde kuvuga, kandi atinde kurakara. Amen. Hano turabona ibintu nka bitatu, turabonamo ibintu bitatu. Hari ababwirwa, noneho kumva ko umuntu agomba kwihutira kumva ariko atinde kuvuga. Ni ukuvuga ngo ikigomba gufata umwanya munini ni ukumva, noneho gushaka gusubiza, gushaka kuvuga amagambo bigakurikira ari uko wumvise ikibazo, ikindi kivugwamo, ngo kandi atinde kurakara. Umuntu rero turaza kureba umuntu arakazwa n'iki muri ibi ngibi, kuko byose birazanwa n'iki? Bizanwe n'ururimi, kandi ururimi ni inyama iri mu kanwa. Muzi ururimi twese turaruzi. Niyo mpamvu hano Bibiliya, hano Imana iradusaba gutinda kuvuga, ariko tugashaka kumva neza n'ibyo abandi bavuze. Kuvuga rero hano, kuvuga menshi, ntugenge ururimi rwawe, wakwibwira ko ari byiza cyangwa ko ari wowe ufite ibitekerezo bimeze neza biruta iby'abandi. Iyo rero bamaze nabo kugira, kuko buri wese afite uko atekereza. Iyo rero buri wese nyuma baje gushyira hamwe bakavuga ibyo babona byakorwa, wivuyemo wavuze ibigambo byinshi, nyuma ushobora kurakazwa nuko wagosoreye mu rucaca, mbese batumvise icyo wavuze, batumvise neza icyo niyo wanacyumva, yenda wanyuze ku ruhande. Kubera iki? Kubera guhuragura ibigambo byinshi. Ururimi rero tugomba kurutegeka nka rumwe n'urugingo rugize umubiri wacu, kuko ngo ushobora gutegeka ururimi rwe, ashobora gutegeka n'umubiri we wose. Hano rero turabona ko twagombye guhindura uburyo, tugatuza, tukumva ibitekerezo by'abandi, kuko nabyo burya biba bifite agaciro, aho kuguma tuvuga amagambo menshi kandi hari n'abandi turiho tuganira. Reka twumve icyo abandi nabo bavuga, kugira ngo natwe tumenye igitekerezo dushobora kuzana mu bindi bitekerezo byubaka, kandi atari ugutwarwa no kuvuga cyane, no kuvuga biterekeranye, kugira ngo tugaragare ko twavuze gusa. Ahubwo kugira ngo udashobora kurakara, nuko igihe utazavuga menshi, igihe batazakumva, hari ibyo watanzeho ibitekerezo, wabyumvise, wabigiyemo inama, nawe ukajya inama ukurikije ibitekerezo, ariko bakiyemeza gukurikira inzira itari iyo gukiranuka. Ni muri ubwo buryo gusa igihe byabazanira igihano, kuko hatarimo gukiranuka, bikabazanira igihano kiganisha kuko bakoze nk'icyaha, hatarimo gukiranuka muri bo. Niho wowe uzumva ko kuvuga makeya, kuvuga uziga bifite akamaro, kuko icyo gihe uzavuga ko wabagiriye inama ntibayumve. Kubera iki? Kuko byabajyanye mu nzira mbi kandi wabagiriye inama. Iyo rero turebye icyo iyi mirongo itubwira, tubona ko ururimi rugereranywa n'igishirira, cyangwa igishirira gitoya gishobora gutwika ishyamba, cyangwa ingashya ntoya ishobora kuyobora ubwato bunini, cyangwa inkuge ari gatoya ariko kakajyana aho gashaka. Ni ukuvuga rero tugomba kumenyereza ururimi rwacu kuvuga neza, kujya inama neza, tukarutegeka, kuko n'icyo Imana idushakaho, kuko uburakari bw'abantu budasohoza gukiranuka kw'Imana. Igihe rero byakurakaza, ntabwo waba ugiye gusohoza gukiranuka kw'Imana, kuko Imana niyo ivuga ko ari ishobora guhora. Niyo mpamvu rero bene data, twareka kujya tuvuga menshi, tukumva, ahubwo tugatinda kuvuga, kandi tukajya inama y'ibintu bifite umumaro, haba mu murimo w'Imana, haba mu mibanire yacu n'abandi, tukajya inama y'ibintu bifite umumaro. Uwiteka aduhe umugisha, kandi Yesu abane namwe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.